twe turi saa 3:11 saa 3:11 na hano ko mbona se mwebwe aho ngaho bukiri ku manywa. twiwacu nuko tumeze ja Ese mani kuki abantu bose iyo bageze aho ngaho batangira hano kubaza ngaho iwanyu bimeze bite? Mwebwe ntabwo baba bakiri iwanyu. ana Ra babarurege guteza nta mwanya mfite nkakwibwira umukire rero DJ barambwiye ati tesha hano turyo turahiye ati hano duhishije utuntu tugiye dutandukanye. nawe si uko ngugiye Ndamubwiye naho nahagana he aho haherereye. umva harya njyewe nta kintu navuze ngo ndi buryo Akinkubita location museseka yo nk'iyagatera uturyo ndadukubita none ndumva nakitahira. oya mana ariko wabaye Hano mu bakire haba harimo ibintu bya basket mu nzu ndi kubona abana bagomba bakira. Ndesa mbabarira winshyushya Nikujya kubona none nakubise rokete mwicundura. rokete Rokete ni iki hari? ngo ni igisasu dore natwe twaje gushaka uturyo mw'iyi resitora ariko Ese ubu DJ aho ngaho nk'umupura buhagaze angahe ku kiro? Ra mbwira none se ubwo ibyo bintu ngera nabibwirwa n'iki ko ntarajya kubaza cyangwa ngendane n'umuntu wenda kuzi bro ntabwo waba utarabajije ahantu baba bakorera ibyo bintu. zimenye naba ngiye kubibaza no amasaha ya hano tesha atera umujinya mpaka njye nabajije abantu ba hano none se ko n'ubundi iyo bukeye bwo bucya bwihuta mubigenza bite kugira ngo nyine muryame ati wishyiramo nyine ukavuga ati niba ari saa 3 ngiye guhita njya kuryama ntitaye ngo hari urumuri cyangwa ntabwo hari urumuri. Ubu noneho wowe urimo urabwerabwera urimo uragumukanire mpaka ubonye akantu kakijima gakubiza. reka nanjye banjyanye ngo gutembereza ngo imbwa zane zifite amategeko naragowe kabisa ibintu byo mu bakire byanjye byancanze kwe Bro cyakoze abantu muri kumwe bagucungire hafi ntuzane bya bindi byawe by'ubujanjayi ngo ugiye ku ruhande. reka ntabwo ndi kubava imbere reka mugende mbava imbere mbure Reka bro ndabagogera dore ubu tugiye gute turagiye gutya gateka nkwamagaye kangahe wikirirwa umamagara ntacyo mpfana nawe ji ego ko se kugeze hanze ugahinduka. Bro uri nako najyaga numva umbwira ngo wowe tesha ngura inshuti yanjye mani ngo ngo turi kumwe ngo ninjye nawe nkaba mbona ugeze hanze ibintu bikanga. ntabwo byakunda iyo umuntu ageze aha ngaha byanga byakunda agomba guhindukamo wakosha nese ngo ya foto yanjye we fotoresha fone yawe ya foto mwana muri kurya nanjye nkumva ndashonje Kana abantu ngiye kurya noneho shatesha ngiye ngo kuri regime wamubaye ngiye kwicwa n'inzara dore buri nguni wangisheri wa foto ya foto ya nka ya foto ahubwo buri kandazuge ntabwo ndafata nimero yo y'Inyarugenge fotorera hariya sinzi ahantu wamufotoreye buriya ntabwo ari gufata nimero z'i Kigali wamuhamagaye aravuga ati rakara se DJ kuki utari kwita abandi bana bo mu Rwanda? yamamagaye hehe yamamagaye ryari nimero z'i Kigali ubu yamborotse ubu tuvugana nta nubwo ndi kubona statistics ngo namwanduza ibintu by'Inyarugenge. Ese burika utuye aho ngaho ni iwanyu cyangwa wagiye gusura abantu? Hano ni iwacu ko mwaba muri abakirera aseboro ninde wakubwiye ko ngiye banyita buri kantu warenze uruhombero DJ ko nta gace uri kunywa ndashakaga ako nta gace uri kunywa
ndimo ndanywa niba ari tonike. dore hano hari aho umuntu wanditse ngo arashaka kuzakumera akadosha uzayizane. nge Nayizi. namubwiye ngo anzanire urubura ndebe ukuntu ruba rusa. Ntabwo bari mu gihe Ntabwo cy'urubura bari mu gihe ariko cy'urubura hano. ntabwo muba muzi amasaha, ntabwo muba muzi ukuntu ibintu bigiye bitandukanye. none se aho ngaho ko yavuze ngo bwanze kwira ubwo barisangane 3:17 z'ijoro. aho ni 3 z'ijoro. Allahura Ariko masa. ariko se buri kantu ameze nk'utaragera na za Uganda naho baturusha isaha imwe. none reka nkubwire ikintu gisekeje. ngo n'igihe yari kuzajya mu Bugande byamubayeho urabizi. Umfata amafoto ibyo bintu wibivuga amabere umva ukuntu ibintu bimeze. uzi ko njyewe nari narenga umupaka w'u Rwanda njyewe. ntabwo urawurenga nyine kandi bisa mbibona. ni ukuri kwibara sindarenga umupaka w'u Rwanda. ikibazo ibintu nshaka n'iriya Screen live nigeze kujya Gisenyi barangiye barambwira ngo iyo uri hariya ngo ni kuri bariyeri ngo hariya hirya ngo ni muri Kongo. ndababwira ati mwinyereka aho hantu ho yewe we. none se ubu uri kumva ufite iterambere bwoko cyo utaranagera na za Kampala kuko none se ndagera za Kampala The Ben se wari ugiye kunjyana bigapfa. na opportunity mwarabonye ko mwarazirengesheje. The Ben nari zikari ugiye kunjyana ngo byishwe n'iki sera byishwe ku munsi wo kugenda The Ben ntabwo ari kwitaba telefone. ahantu tugiye kwibona ntabwo bakemera ko bashaka kutemera ko twinjiza urumva umuntu tugeze mu rugo tubone kugenda ariko kuyinywa aho harahari ngo mu mutwe ngo hari n'ibintu byinshi cyane niko abantu muri hafi baba bari kuvuga. nyine urumva umuntu ufite igitaramo nk'ejo urumva yakwita ibintu aba afite ni byinshi. rero ka pasiporo kanye nari ngafite hano management yiwe biri gukora ikigo gitamwitabira ngo umuntu wa mbere wahamagaye management ikamwitaba yari ari Nyabugogo avuga ati mu kavatiri mfite hano ni munkire mama ayisase nigendera uwumwe. management ze ntacyo yabikozeho. abajeni seriye ngo bari ngo bashatsaga private bageze Nyabugogo ngo bahamagara muyoboke ngo muyoboke mudushyiremo akayisansi ako nyine bakabashyiriye ubanza baragashyizemo. DJ ryo nirindazi bora habibiraha wapi mani harana birabihawe ni kirayi. uwo ni Shafi ariko Shafi sha igihugu yaragifashe ndagase ko n'abakigenda bafitemo amadeni. oyo ngo uriya muniga afite sheri w'umuzungu mwana wagira ngo afite mosheya Igo man afite sheri w'umuzungu mwana yarapfuye amusigira Abeza imitungo mwere. iyo ndayijyana ako gakobwa kajyamye aho ngaho karashaka abantu bo mu mahanga ko mwagowe abazimu babaryamisha ku muhanda bakagenda. uwo mugore uryamye aho ngaho wagira ngo ni umunyabibazo yabaye. yakoze abamana ibibazo biragwira yambaye n'akajipo k'akanifu urebeye inyuma wabona ikariso abikoze mu bintu
Ako DJ uramukoze uri ikigoryi bro. Uri murari muri kumukoramo nakubwiye umurebeye inyuma wabona umusi wageye mani, ariko hano hari abantu benshi bari kunsaba request. Muri gushaka kuza kubaza iki? Nabashyiraho bose uko ari 15. ngura mbese hari iyindi so afite cyangwa arimo aririra umunyenga mu Buganda nako mu Ariko iki ngiki mu Bugande ariko wa mana we Imana ndongenje imbere y'amaso yawe. Ufite kwa gatanu gatandatu ipari. DJ mu bintu usengere buri kantu nawe arebe ko yarenga n'agapaka na kamwe wa muntu. twatari kubiganira ariko numvisha ari ukugurisha isaha Turashaka gusohokana Briane kuki udafata abantu bari aho ngo bagusohokane? njye namubwiye Briane Abantu barahangase bashaka kusohokana hehe. Ndabizi se ko bari kubyandika hano ngo barashaka gusohokana bro. Wahura n'abara aho ngaho. umva buri Kibazo mani ngiye kujyana n'abantu ntazi nyine biramvuna tu. buri Niba zajya baguha ikintu cyo kurya uzajya babwira babanze bakiryeho, niba guha icyo kunywa babwire babanze bakinyweho. ese wa mayiro reka mbwire buri umva buri Bombo risha yembe. umva buri Cyane na kapsule. wacecetse teka nibariza buri umva buri Nta muraho uceceka. kigikerira buri ngaho wandemeye umukecuru wakutse amenyo mwana akanyishimira ngo komedi ko YouTube amakuru yawe Arahari. Ariko se ndamenya inshuti yanjye kuva igeze mu bubiri byari bw'ikirya. Ndamenya bimeze. No sha naguze ibintu byambayeho tesha. Bimbwire shedi. Nyine urumva. Ejo navuze nyine ngo ngiye kujya kuri regime uri kumva? Oya ntabwo twebwe ntabwo ngera yanjye igibagwaho sheri, ntabwo tujya tubaga kuri live mujya kubaga ku yandi live nta mibaga iriho, ntacyo mfata. Bakizingegera. Nje ntabwo njya mbaga mu izina rya Yesu. Mujya mugenda abandi mubagane n'abandi bantu bafite uko babaga bibuze. Imodoka. Birese ndabona Tari imbere ntiyaka. narutsinde kwa kuri mansaro rwanje. None subwo ngo mani rero ubwo ngomba ndavuze ngo ngiye kujya kuri regime. Ntabwo nzongera kurya none mani inzara iranyishe paka mu kanya nta nubwo nari ndi no guhumeka numvaga n'amagambo atari make cyane. None se birangiye wongeye uriye mwa? Birangiye bamaye inkoko ariko mana we nawe nshaka. Ra ndakubona nayo ushaka. Anyway. ariko iyo umuntu ageze mu kindi gihugu arahebesha kabiri. ari kurya amandazi nk'urukwavu rurya kimari. Reka ari kurya inkoko. Bijyanye n'inkoko imeze nk'irindaga ku munwa. Niba ari uko tutagiye mu Burayi mutangiye kutubeshya. Bayita chicken wahab. Iyo si yari icyo si kibenye uri gutanga. Bayita chicken wrap. Ari gutamira. Umva ngo jyaho DJ we. Abantu bubaka. DJ we. Ngo jyaho bita mampongo niba ari mampongo niba ari mantongo hehe. Matonge. Matonge hari munsi ya Biryogo. Ko mbona se aho ngaho wajyango ni kwa aho ngaho uri wajyango ni kwa Nayinzi. Ariko sha DJ we umukwini amaze kuvugana n'abantu bo kuri ambasade ngo uri kwimana DJ umukwini mukanyera ari kuvugana n'abantu bo muri ambasade numva bari kumuha izindi viza ubu noneho sinzi aho agiye kwerekeza. Queen uhe My Queen ubwo niba utazi umukwini muri Kigali reka nkwihorere.
ngo yari arimo aravugana n'abantu bo muri ngo ashaka kujya hesa noneho ra numvishe ntabwo nzi ibintu bavugaga babivugaga mu cyongereza no mu kindi kirimi. ikihe kirimi isongo ko nta kindi kirimi avuga yari ari kuvuga ikihe kirimi kindi icyongereza hajya nta Uravuga- rurimi rumwe kuvuga n'urundi. avuze ngo avuga ururimi ngo rumwe ngo uvuga ururimi rumwe ngenge. bro ariko tesha ngenda kumenyesha ko abantu ba hano kugira ngo bishyiremo amahoro baryame ejo bazajye mu kazi arifata akavuga ati ngewe saa tatu zirageze ngiye kwiryamira ntitaye ku kuba habona cyangwa hatabona bro Ako ntabwo mane ushobora hano. guca kugera saa sita ubu z'ijoro tuvugana ngo muri saa 5 z'ijoro aho ngaho oyaha ni saa 3:27 ndagapfusha rutwaga najya nirwa nikinira agapira none se urakina ukagera aho ngaho ubicana cyaho ngaho gicika iwabo kigiye kuzerera kikaza saa 7 z'ijoro ari ku manywa barya DJ ngo uzasura Pamela wa Debeni. ari hehe ari hehe ari pa Ari Paris. ubuze ko iwacu ari igihe twajyaga hanze uzamuvugisha umubazana ari mu kahuza. ari igihe iwacu ngo mwajyaga hanze bakabahanisha kurara he bakaduhanisha kurara mu kizima bakaturaza hanze ari nijoro aho ngaho umwana wa mukanga umubwira ngo subira aho uvuye agahita yongera akajya kwikinira agapira ukamutegereza ukawuzura munzanire umva munzanire wa mupira wanjye w'imbeho tugiye kugenda mujye guhita mugaruka cyakoze mana nongeye gushimira leta yabyijyana abanyarwanda mu bihugu bitandukanye. icyana bagikangishaga ko kiri burare hanze aho ngaho wamuraza hanze saa 3 haba kiri ku manywa waba umuhannye se reka hano abakiri ku manywa ntacyo waba ukoze ubwo ijoro baritegereje nkasanga ahubwo hano bwira neza bigenda bitandukana ariko nka nijoro bwije saa 7 umva nijoro bwije saa 7 uyu munsi bushobora kwira saa 6 ariko mani ubu ngubu usubona ko izuba ryagiye mu kanya nka saa 4 n'igice rirahita ryongera rigaruka izuba bro izuba mana yawe iri ryahoje rya danje ritwika n'izuba riratwika aho ngaho bucya saa 9 reka bucya nk'uko handi hose bucya ariko nyine nshaka wahara kabiri Brianne ngatangiye kutubesha kubera tutayibereye hari umuntu byanditse. oya tesha nago nese urumva nakubeshye uri kubeshya ngo bwira saa 7. oya bwira none umva nkubwire Shafi sibigera saa 7 hakibona aba bantu rero batuye za matonge batangiye kwigira nk'abamani aho za matonge aba bantu batuye mu Bubiligi bakazaze baza kubabeshya uza amakaritsiye baba babamo yamukubite yamuduye none se bwira mu makaritsiye meza n'amabi amabi bugaca buca mu makaritsiye maba neza kutira ayo amakaritsiye mabi yubanza butajya bunira cyangwa ngo buke na buba Nyarutarama yaho ngaho se yitwa ngo iki Nyarutarama ya bayita Waterloo ra ndakubona mana agacano abantu barenda kukanduza ngo ni hari abantu bari kunshyuha ngumva ngo va muri ibyo bintu urimo ngutahe ngugende ngutahe ego ye mane abara bamamagara mu gitondo saa 10 za mu gitondo bro abara nagomba nakabyutse agahita ambwira ngo tesha ngo ndi kukwitaho ngo komeza umererwe neza ngo narungu uzagira saa 10 umuranira wanjye gitondo barame naba nge YouTube nsa nuwayiretse nta matika gisohoka ndagasa abavuna mweto banze kurwana wamba bari kareka gutsetsa amana banze kurwana ngo nsakuze baga ndabaga iki se shabwa ariko ngo cya kiganiro ntuzaragisibye reka kiriho Aneti yaragisibye
kiriho asinze ahantu nabibonye Shakira bivuga ndavuga ngo inkuru irabonetse ndebye nsanga nibwo kikijyaho ubwo kimaze kugira ibihumbi hafi 400. ye baba we rahira mani ako cyokoza mani itikurira rebwa mana we none oya na nge uhana none wakangaka nako mwarekuye ndikumva neti yakongera akamufunguza akongera akamufunga tukabona amakuru. sebona buri ngusu uri kunywa gako mugabo bagakize ku isahani ngo tugire ngo ni ibintu by'abakire. Nagashyize mu itasi ya indi iriho amazina ya amafoto yanjye. Ikayonza abantu bari kunywa igikoma ngo imihini iri kuvuza ubu. maze kumara ubukombe butatu. Umunyarwanda yarakajwe n'iki wa mwana we ngo umugabo maze kumara ubukombe butatu bw'igikoma. Ubukombe butatu bw'igikoma. ngo ahantu bari ngo biri kugenda gutemana ngo Ikayonza ngo umugabo uri kunywa igikoma umuhini uri muri ku mutwe gutya barimo barabakubita. Umugabo wese unyweye igikoma ari gukubitwa umufiririzo. Oya mani bahora ikise ngo nugerageze ndagutegereje ngo uze tuzajya Ikayonza tujye kubaza impamvu abagabo bahuye banyweye igikoma ngo nugerageje kubyibuha baravuga ati umuntu nako yabyibuha atanywa igikoma ngo bakamurasa mw'iki cyane. oya mani tashuri kunywa inzoga oya ndimo ndanywa igikoma nanjye uza ntabwo uri kubibona ko ari inzoga. oya ntabwo kubera ko izo mvuna muheto ariko Tesa nge ko comment zampagararanye mwe muri kuzibona. Yigo mani gende kuzibona ariko shamani nge Instagram n'iki kintu nyangira ngo Tesa ngo wakatubwiye ngo kuri minister ariko mani umva barakuntu bambwiye umva ukuntu abari bajya bandika mu comment ngo zatuzanira iva n'icyomoro. none hari uwanditse none ngo Tesa ngo muzatuzanire ngo minister wa youth muri Uganda. komeza inzira watangiye abaranda bakunda mu kugeramo kabisa. abumva natwe babumva tugera yerega mu kizuru. none se Shafi ubwo ngubwo mani ubwo siyo boro nyenda ifata gute imanyine wafashe suka bungiriyeho nk'abanyine abuganiza bara wabasi aha nzakubwira ibyuwo mu minsi ngo ni Gilbert Songo mu minsi 2023 uwe Karimpinya Karimpinya se none yakoze iki? Karimpinya se ngo yaba yakoze iki ko Karimpinya yihorera yagiye kwitwarira amamodoka kuyitwarira amamodoka aparuritwara amamodoka uwe n'uwundi wa Uganda Miss Popularity ahubwo hari umumere wa Uganda ngo nawe ngo bafashe ibintu by'Imiss wagege ngo agiye kwiyamamaza ngo bayishyira kuri screen. ariko mani wagiye umbabarira ariko namwitegereje mbona afite imbwa y'umuzutu umuntu wamukoreye buriya bugome ni umugome mani urebye nk'abantu ba requestinze kuza live nese wari ukuntu nabashyiraho bose uko ari nka tarani nago Instagram ntigirenza bane ntibihangane rero naho ntigirenza bane ngo Tesha duhe ibiganiro DJ zaze nago nabishobora sheri kamera irahari n'umufotografe byose birahari ariko ahubwo mwabaye mubimpaye nkaba ko ngiye gushaka nago nabishobora amakuru yabuze ngiye gushaka content y'ubugambo nzajya nshyiraho amakuru yabuze kuko narebye nsanga abantu batarwanye nahita mva mu kazi. ako DJ utangiye kubura network bro. oya nta network nabuze kandi byongeye bikagira kwa kundi biri kwirodinga natari kukubona ari mwakaze kamve nongere nsubireho ngo sibyo urabikora kugeza ryari